Okay. Uyu munsi rero bantu banje tugiye kwiga uburyo ki twafungura PayPal yohereza amafaranga ikanayakira muri iki gihugu cyacu mu Rwanda. Nta kindi rero ukora iyo ufite email, uraza muri Google Chrome yawe ukandikamo www.paypal uko mubibona .com/ls L mvuga ni ya randende then na sa ntabwo ushyiraho akadomo, ni www.paypal.com/akarongo kaberamye ls. Ndango hariya muri kubireba nk'uko ndi kubibereka hariya. Hanyuma rero niko ubigenza. Iyo ushyizemo iriya link, iyo ushyizemo itari iyo link na nkweretse aho hejuru, iyo ugiye kukereyaho account, icyo gihe ntabwo uba ukereye account ya nyayo. Hanyuma rero bisaba ko wandikamo iriya link nguhaye cyangwa se nkweretse kugira ngo ubashe gukereya account yakwakira amafaranga ikaba yanayohereza mu Rwanda. Niyo mpamvu rero nguhereza iriya link. Reka nyibasubiremo, ni www.paypal.com/akarongo kaberamye ls, ni randende na sa, ubundi ugasacinga. Iyo usacinze rero bamwe urabona bagiye kuri telefone basabandana kuri iyi page iterwa na telefoni, hariyo rero bahita bakuzana ahandi, icyo gihe uhitamo akantu baguhaye bwa mbere. Hanyuma rero iyo ushoje ibyo byose nta kindi, ndakirika hari ahanditse login. Nimara kuhakirika ntegereze network. Hanyuma rero iyo maze wako nari nsanzwe mfitemo account, urabona banyeretse ngo shyiremo password, ariko ntago ari cyo ngamije kubereka. Ngiye kubereka uburyo ahubwo twafungura account nshyashya. Nta kindi rero ukora, uhita ugakora hano kuri sign up. Hanyuma abantu benshi nyine bagiye babyitiranya kubera kutamenya, bagafungura account za kuri PayPal ariko ntibabashe kuba bakwakira amafaranga cyangwa se ngo bayohereze, bakabikurizaho aho baba baragiye bakorera amafaranga kuri business za online zigiye zitandukanye, ariko ntabagereho bitewe n'uko bafunguye PayPal itariyo. Hanyuma rero hano iyo umaze gukora kuri sign up bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Hanyuma haba hari amahitamo abiri y'uburyo wafunguramo PayPal. Uba wayifungura muri personal account cyangwa se ukayifungura nka business account. Iriya ya personal account rero niyo abantu benshi bakunze gufungura, ariko iriya PayPal ubushakashatsi nakoze cyangwa se bwagiye bugaragaza ko itabasha kwakira amafaranga hano mu Rwanda cyangwa se ngo ibe yayohereza. Nta kindi rero ukora, uhita uza ugakirika aho ngaho muri business account. Business account ukaba ari uhitamo. Iyo umaze kuyihitamo rero uhita ukora continue. Nta kindi ukora continue, ubundi ugategereza network zawe. Hanyuma rero iyo urabona ko iyo umaze gukora continue hariya nta kindi bagukorera, bahita bakuzana ahantu bakubaza ngo ushyiremo email yawe. So ahangaha rero nanjye nahise nshyiramo email yanjye kugira ngo mbashe kubereka ngo ni gute wakereya account kuri PayPal. Ushyiramo email, iyo umaze gushyiramo email rero uhita ukomeza kanda continue, ugakurikizaho step ikurikiye. So cyangwa rero muri kubibona nandimo ntayipingamo email yanjye kugira ngo mbashe kuba nakereya account. Abantu benshi bagenda bakereya account zitari za nyazo, ntizakira amafaranga cyangwa se ngo zibe zayohereza, ariko uyu munsi iki ni igisubizo kuri mwebwe mwese byari byarananiye. Ubwo ngiye gukemura ikibazo mbese cyarabaye ingorabahizi. So iyo umaze gushyiramo email yawe rero uhita ukora kuri continue cyangwa se ukirika kuri continue, ugategereza network zawe bakahita bakwereka step ikurikira. So hanyuma rero urabona ko iyo umaze gukora continue dore haje batakugezaho umaze gushyiramo email,
bahita bakuzana hano bakakubwira ngo kereya cyangwa se kora password ushaka, ariko mu by'ukuri iyo password ikaba ari password iri strong. Hari abantu rero batazi gukora password iri strong. Hano bakubwira ko password iri strong ni password iba igizwe itangizwa n'inyuguti nkuru hanyuma n'inyuguti zanditse mu nyuguti ntoya, hanyuma rero iyo nyuguti ntoya hakaba zigizwe kandi n'imibare ndetse n'ibindi bimenyetso. Hanyuma aha ngaha ushobora gushyiramo nk'izina ryawe, n'urugero niba witwa wenda nka Claude ugashyiramo Claude, iyo ca itangijwe inyuguti nkuru, warangiza ugashyiraho arobase wenda 2025, ni urugero nari nguhaye rwa password ishobora kuba yaba iri strong. Hanyuma rero urabona ko iyo ushyizemo password iri strong, turiya tuntu twose baratuvivura tukaba icyatsi. Hanyuma nta kindi ukora, umaze gukora password ukora kuri continue. Iyo umaze rero gukora continue bakuzana hano ngo ushyiremo izina rya business yawe, no izina ryawe ugashyiramo amazina yawe ya nyayo, please amazina ya nyayo, kuko iyo ushyizemo amazina atari aya nyayo ugiye gukora verification y'irangamuntu ntabwo bikunda. Bisaba rero ngo ushyiremo amazina yawe ya nyayo hariya, umara kuyashyiramo hano bakaza kukubaza rero ati business details. Hano muri business details rero ushyiramo izina rya business ushaka. Urugero hano ushobora gushyiramo umucuruzi, igihe nashyizemo trader, ashyiramo umucuruzi cyangwa se ugashyiramo ubworozi, ni urugero nguhaye, njye nashyizemo ubworozi hano. Wamara gushyiramo ubworozi rero uhita umanuka hasi ugahitamo ugiye gushyiramo nimero de telefone. Nimero de telefone urabizi ko nimero zigirwa ndetse zigirwa n'intuza, zigirwa n'amakode. U Rwanda urabizi ko dufite +25 so uhita uza hariya rero ukahakirika ugahitamo u Rwanda, maze ubundi nimero ukazandika kuri hariya hirya nkweretse. So urakirika hariya rero ugahiga u Rwanda, ukaruhiga ukamanuka hasi, wari ruri hasi. Ndagira ngo mbwire yuko bino bihugu biba bitondetse kuri arufabe, urumva ujya guhigira R inyuma, ahandi iberereye ni inyuma. So u Rwanda rero ngurwo muri kurubona n'idarapo ryacu, uhita uruhitamo kandi ubereke ngo ruriya, hanyuma rero uhita urukandaho. Iyo urukanzeho rero urategereza hariya zikajyamo, ugahita waza hano ukandika. Iyo umaze rero kuruhita, murabizi ko kode yacu n'ubundi nk'uko nabikubwiye iba ari +25. So iyo ugiye kwandikamo hano hirya rero ntabwo wandikamo ngo uhere kuri 07, wenda niba ufite nimero ya MTN ntabwo uhera kuri 078 jugujugu, no, ahubwo uhera kuri 7. Iyo 0 ntabwo ari ngombwa ngo wongere uyisubiremo kuko kuri kode yacu y'igihugu iba iriho. Ubwo rero icyiza ni uko wandika iyo 0 utayishyizeho. Aha ngaha sinzi niba muri kumva neza, mvuga ngo kode ibiri hariya ku ruhande 25 0 +25 0. Ujye kwandika nimero rero hano hirya uyandika uhereye kuri 7, ukandika imibare ikurikira kuri nimero yawe. Hanyuma rero aha ngaha ushyiramo details z'aho business yaba iri cyangwa se address za business. Address za business rero ushobora kuba utuye ni Kigali nk'urugero, cyangwa se nkanjye hano nari ntuye mu karere ka Nyanza. Address ya mbere nashyizeho Nyanza Road, address ya kabiri shyiraho umurenge wacu, kuri address ya gatatu cyangwa se city nshyiraho Nyanza. Ndamanuka hasi rero mpitamo nandikamo u Rwanda. Postal code ndagira ngo mbabwe kuri state nyine, state wandikamo u Rwanda. Postal code rero mu Rwanda nta postal code tugira, wandikamo 05. Iyo umaze kwandikamo 05 rero umanuka ukajya hasi, kugira ngo murahabona ahantu ndi kubereka, urahamanuka ukahakora. Hariya rero niho uhitiramo amafaranga azajya bari kuri PayPal yawe, currency bizajya birimo. Ubwo rero nkuko iyo umaze rero kubikora, nk'ariya nahisemo amadolari y'amanyamerika. Nta kindi kintu rero ukora, uhita umanuka ukaverifiya neza niba amakuru yose washyizemo ariyo, kuko iyo ubikoze wibeshye
iyo PayPal nayo ubwo ntago iba ari nzima. Bisaba rero ngo bikorane n'ubwitonzi kugira ngo akawunti yawe ize kuba imeze neza nta bibazo ifite. Hanyuma rero hariya urabona ko yanahisemo ya kode, urabona ko igiyemo, mbere ntiyari yagiyemo. Hanyuma urabona ko nimero bisabye ko nzisiba kugira ngo nzandikemo bundi bushya. Ngira ngo murabona ko mpereye kuri 7 ntigeze nongera gushyiraho iriya 0. Hanyuma rero umanuka hasi, ibyo byose iyo birangije kuverifiya, hasi hari ahantu uvivura ukemera amategeko n'amabwiriza, ngira ngo urahabona nahavivuye, ubundi ugahita ukora continue, ukakurikiraho indi step iba igezweho. Ngira ngo muri kubibona ko bagiye kutujyana ahandi, ni step zitagoye cyane. Hanyuma rero hano icyo ukoramo nta kindi, udescribinga cyangwa se usobanura icyo business yawe ishobora kubikora. Ahangaha rero ngewe nahisemo ko iyo business ari individual, ushaka washyiramo company cyangwa se ugashyiramo ko ari koperative. Hanyuma rero bamaze gushyiramo individual, nahise nza mvuga icyo business yanjye ikora. Urabizi ko kare nashyizemo ubworozi, ko ari ryo zina ryayo. Hano rero ndaza nkahitamo ko ntanga serivisi, izo serivisi rero uraza ukazihitamo. So hano rero uraza ugahiga ukareba niba washyizemo urugero serivisi zijyanye n'ubukerarugendo, hano biba birimo urazibona. Hano kubera ko nahishyizemo rero ubworozi, ndaza mpige serivisi zijyanye n'ikiveterineri. Ndahitamo serivisi zijyanye n'ikiveterineri. Bino bintu ntago bisaba ngo ushyiremo ubwenge bwinshi, kandi nta nubwo bisaba ngo ubikore bihubutse. Ubikora witonze, akantu kamwe ku kandi witonze. Ntabwo ari ngombwa rero ngo ibintu byirukanse. Nk'uko mubibona nari ndakoze refresh kugira ngo network zanjye zibe ziri tayari kugira ngo ibintu mbikore nitonze. Ndabiseguraho, nakubwiye ko iyo ugeze kuri business type ushobora guhitamo individual ugahitamo company, ariko individual niyo nziza, niyo kugira ngo mubikore mu nzira nanjye nk'iyo nabikozemo. Ugomba guhitamo individual, wamara kuyihitamo rero ukaza ukareba serivisi cyangwa se icyo iyo business yawe ikora. Business rero ziba zikora ibintu byinshi, ariko hano icyoroshye ni service, ko iyo business yawe itanga serivisi. Hariya rero njye nemejemo ko itanga serivisi zijyanye n'ikiveterineri. Ibintu byose ubikora witonze, nta kiba kigoye. Iyo umaze kubihitamo rero nta kindi kintu ukora, uhita ukora continue, n'ubundi bakakwereka indi step iraba igezweho. Bahita bakwereka indi step igezweho. Ndagira ngo mbasabe ngo rero murebe, ntimurebe video ngo ifite iminota myinshi, ahubwo murebe ikintu mugiye kuyikuramo yose uyirebe uko yakabaye, kugira ngo ubashe gukora PayPal yawe mu buryo bwa nyabwo kandi utazicuza ngo nayikoze nabi. Hanyuma rero biriya byose iyo birangije baza kukubaza igihe wavukiye. Nakubwiye ko ushyiramo ibya nyabyo biri ku irangamuntu. Aka kantu mukiteho, nakubwiye ko ushyiraho ibya nyabyo biri ku irangamuntu, amazina ari ku irangamuntu ya nyayo, ndetse n'itariki y'amavuko iri ku irangamuntu ya nyayo, ndetse yewe n'aho utuye biba byiza iyo ushyizeho ibiri ku irangamuntu. So hano rero urabona ko nashyizemo amatariki y'amavuko yanjye ya nyayo. Ubundi ukamanuka aho ngaho, iyo uje aho ngaho rero uhitamo igihugu, nta kindi kintu uba ugiye guhitamo, ugiye kureba igihugu. Hanyuma rero uramanuka ugahiga u Rwanda, nyangwa murarubona, ugahita urwemeza. Umara kurwemeza ugahita uhitamo dokima. Hariya dokima rero baba bakubaza amalayisensi yo gutwara, indangamuntu se, ariko rero twihitiramo indangamuntu. Nahisemo indangamuntu. Iyo umaze rero guhitamo indangamuntu uhita wandika imibare yayo ya nyayo, kugira ngo PayPal yawe ibe yujuje ubudahangarwa bwose bukenewe. Uhita ushyiramo nimero y'irangamuntu yawe. So urangije
bihita ukimara gushyiramo irangamuntu bihita byizana ya myirondoro yose, ukavivura hari ahantu wamara kuhavivura ubundi ugakomeza, tugategereza network zacu kugira ngo turebe step ikurikiyeho. So turebe ngo ni ikihe kibazo, ni network n'ubundi zikomeza kwizigiza, ariko ni biriya nk'uko nari maze kubibabwira. Bisaba rero ngo ugende step kuri step nta kintu na kimwe usimbutse. Ndabizi video ishobora kuza kubabera ndende, ariko mu by'ukuri icyiza ni uko wayireba yose kandi witonze, kugira ngo nawe nujya gukora PayPal yawe uzayikore witonze kugira ngo ibe yujuje karite zose zishoboka. So iyo umaze rero gukora biriya ugakora continue hariya, ndetse ubona submitinze kuko iba ari umwirondoro wawe. Hanyuma rero imaze gusubmitinga nta handi hantu bahita bakuzana kuri page imeze gutya. Ntabwo mwese muribona handitse money in action, money in muri kuhabona USD byane. Ntabwo na settingaga amafaranga just currency, amafaranga azajya yanditse kuri PayPal yanjye. Hanyuma rero ibi ni ibindi umuntu akora iyo akimara kugera kuri iyi page. Iyo ugeze kuri iyi page urebye ni nkaho PayPal yawe uba warangije kuyikora, nta kindi kintu uba ushigaje gukora verification ya email yawe. So ujya muri setting rero bakakwereka ko ugomba kurangiza gukereya account yawe. Hano kuri iyi page barabikwereka byose. Hanyuma rero warangiza ukajya muri Gmail yawe, muri iyo baba bakoresheje email yanditseho ko ugomba gukonfaminga PayPal account yawe. Iyo umaze kuyikonfaminga rero ni nkaho byose uba birangije, ushobora kuba wakohereza amafaranga cyangwa se wakwakira amafaranga kuri PayPal account yawe.